the black reba bavuga baraturamye abahanzi bo niyo ariko niyo umuntu yapfa kuwa mbere ntago majya gushyingura niyo Bosco n'ibindi nuko niyo Bosco ari kukwereka inseko niyo Bosco ujye nkurebera inseko ya Irene Murinda habi nyikurebeke ari guturika kuri ya karagaseko kari nk'uburyarya n'ubugome niyo mpamvu ngiyewe bro reka nkubwire ukuri hari ikintu bita kurenzaho urukunyumva mani hari ikintu bita kurenzaho uyu nguyu niyo Bosco yamufashije mu kuzamuka buriya abantu b'abagome n'abantu bafite umutima mubi urimo kunyumva byishimo bihisha mu bandi bagashaka bahemutse abantu babonye muri industry uyu mutipe bro niba ari ikintu cyambabaje no kubona niyo Bosco mu murenge umuntu wagiye ari ni kamarade kira cya kamarade nawe ni biradiyo kamarade na biradiyo urumva n'umuntu bita Bamporiki nibo bantu bonyine bagiye mu bukwe bwa se nibo bantu bagiye mu murenge wa Ntuza wa niyo Bosco nacecetse agahinda karanyica urukumva dore abantu hano hasi agaseko karene kanja mu matwi nanjye kanja mu matwi so uri kumva se muhungu bro realite irakora bro nta rukundo ruba muri ibi bintu nta rukundo mugira ku buryo uyu mwana yandikira abantu indirimbo nyinshi cyane niyo Bosco yandikira abantu indirimbo nyinshi ariko muri babi bro muri abana babi yabatumiye oya wari kubanza kwibaza yabatumiye ntabwo yareka kubatumira none se yatumiye Bamporiki abandi arabareka barakubwira ati umwana yari kubaza ngo ni bande bari hano urabizi ngo ni bande baje ari gukabakaba mfite video ari gukabakaba ngo ni bande bari hano none se batabatumiye yari ari gukabakaba makuru mfite avuga ngo ni bande bahari bimeze bite birababaje niba uko byagenze n'umwamwise ngo music machine urumva so niba abantu niyo bamubwira ngo murakakubitwa n'inkuba ntawe ahangaho umunsi naguye mu byago ndabizi basezeraniye hese uretse gato ndabizi ko muri mwebwe ntawe uzandirira nimba naguye mu byago urumva rero mufate mu zuma zose mwo kicwa n'amacinyamwe kuko niba mbabwiza ukuri niba abantu niyo Bosco utazigera kugirira ishyari kuko yakubonye bro umwana yandikiye abantu indirimbo iyi ndirimbo Food Etwa ari mu bantu bayanditse bakamwema credit urukunyumva erega bizagenda bibagaruka niyo mpamvu ubona ba element erega muzarangira nabi muzagwa mu ruzerero uru rugo ngo niba ngo ni Roskana mwanze gutanga credit ntimushobora abantu mwese rega babwiza ukuri Element ntago ari mu Rwanda uretse gato nashaka zagwe kugazangari yazagira yose kudashima kwabo bizabagwe kwisha kugasi niba umuntu wese niyo Bosco yatumiye ntahiyo kandi namwandikiye indirimbo cyangwa aramo azi ko mu bihangano bye harimo koko kwa niyo Bosco urukumva uzarangira nka Wazarendo uzarangira nka leta ya Kenya sense ariko muri kuba icyo kintu muri kuba ibaze niyo Bosco bro njye mvugira nk'induru niba udashobora kugirira impuhwe niyo Bosco wumva ko ukeneye ukuboko kwawe umwana wapfushije umubyeyi we ejo bundi uyu munsi agakora ubukwe mwese yarabakindikiye indirimbo mwese mukamufata mukamwirengagiza mukumva ko ntacyo mumukeneyeho mufate musumba zose muri abana babi niyo Bosco ngiye nuko ntamenye ko akora buze gukora umurenge urimo kunyumva bro I will support you ngiye uyu mwana nzamushyigikira nujya gukora ubukwe nzagerageza ngo twerere nk'abandi bati bose ariko dufite abantu bafite mukushe Irene Murinda habiko yari amafaranga y'uyu mwana ikintu yamwitiye uretse kumubwira ko igitsina kiryo akamwohereza kujya gusambana ari kindi yamukoreye uza amafaranga aba diaspora bohereza agasohora ya ndirimbo kaboko amafaranga kafata agakegeta bakayarya aya masaha arajya mu murenge nta namuherekeze bro data we akuje iki hari urya kwa nyina ni hatari kweli Nababwiye ko njye ntawe niho utinyira umuntu nyine njye ntabwo nzakujajenga bajya bagenda bakihisha inyuma ngo yo gutera impuhwe abandi bakaza kwigira ariko ntabwo ushobora kugira umwana mwiza ubwo ni nk'uyu nguyu DJ Brian ubwo rukundo ugirira abandi bantu ariko bro njyewe buriya mbitse ibintu byinshi hano nagiye menya ibintu byinshi mbitse ibintu byinshi kandi ntawe njya kwa nyina urimo kumva nzajya mbakubitisha fact nimushaka kubigira birebire mbasengera mu cyamageragere twana umuntu urumva Brian se kugeza itaka ngo difata n'ubundi twese tuzapfa
itangazo ku bantu 450 muri aha ngaha, ndabibutsa ko mwese mutazagira buza mu 2100. Mu 2100 mwese muzaba mwarapfuye mwese. hari n'abapfuye bahagaze. Oya, nabahaye maximum. Oya, abapfuye bahagaze bone benshi. Abapfuye bahagaze bone benshi. ariko no inara izindukiyeho n'akasamo Mu kanya bagiye kubakatira, mwemuretse gato. Kejoni arajya amageragere arataha mu rugo. Pazo arajya amageragere arataha mu rugo. Jihadi arataha amageragere cyangwa arataha mu rugo. Mutera inzuzi muri comment. Urumva ngewe ndi nyuma y'itegeko rikora akazi karyo. Urumva batahe cyangwa babyihorere. Sinjya mbi ndyarya, nibasanga ibyaha bibahama babahe banyina, nibasanga ari abere bagaruke hano. Nzabazamura baze babwanuke. Adogi ndabizi ntabwo njya afata. ariko amaji aho kanira kushika zabazamura ngo baze babwanuke. ubwo se ntabwo uretse dore umunyarwanda hasi bro, dore ikintu bita umunyarwanda ngo jihad agumeyo. Agumayo kabiri se. Umushu arajya gusura mageragere. Yego ndumiwe. Jihadi mageragere ndapfuye. Se butibiri oya se ndababujije. Mwandike ndebe. Barajya mageragere nta mwababonye. Dore umutindi w'umuntu atahe jihadi pe. Dore umuntu be, dore umunyarwanda. Aha ngaha baradusunika twagera mageragere bakavuga ati bagumeyo. Hoya urajya gusura ndumva Kalisa John ashobora gutaha. Nanjye Kalisa ndumva yataha. Urumva Kalisa nanjye ndumva yataha. Dore hasi ikintu bita umunyarwanda. Dore umunyarwanda hasi. Nuko mwabaga munaramiye nibereye muri immigration muri Amerika. Twaku ko nagutaramye Eric ko nagutaramye. Eric ko zari ziryo. Kandi baba ngo Eric ngari mageragere nibereye. Nejo bundi ugiye mageragere. Nejo bundi ugiye mageragere baguhaye nyoko bavuga ariko abanyarwanda mana we. Bro reka nkubwire wakora byiza bingana gute iyo uhindukiye gato wikire barakota. Ntabwo muziga bamenya ko nafunzwe, muzambura ku mihanda ntimuzamenye ibyambayeho. Mbana namwe ariko ndabakunda batinya kubi. Urumva ndabizi ko muzanyota. It's matter of the time. Ni igihe kitaragera muzanyota. Urumva uzi content zawe wacomotse ukuntu twakwinjiza ibiceri. Urakoze cyane. Ibyo rero ntimuzigera mubyumva. Niyo mpamvu mbana namwe mbebera. Muri babi ndabazi mwuka kubitwa n'inkuba mwe. Niyo mpamvu bwo dukagenda mbebera ndabizi ku isaha yanjye nigera izagera kugera. Urukumva nase muhungu yaragiye uretse gato. Urakoze cyane wowe mpaye. Dore wa mugabo Eric ni wo Eric urakabyaro byaje ebyiri. Urumva Eric nanjye nanyihe Eric o Canada. Eric wagize gutyo ufata ubuzima bwa Vegas ubwereka abanyarwanda. Bahekenya menye barangije barakubyina. Bombo klati pussy thing. My brother Isham Imani gumugisha. Thank you with the heart. Thank you my brother. Ariko Eric kwa ziru gusa ejo bundi wankanze. Mwankandiye kuri yo goro. Turava hano iyi live ndayifunga tumenye niba batashye cyangwa badatashye. Godfather narababwiye ngo impamvu yatumye mva kuri Twitter suko ntekerezo. Naravuze ngo aho kugira ngo mpikibazo reka mbikimara. Bitanza kuri TikTok kubwira abantu ngo batapinge. Babiradiyo ariko bamanutse. Ntago baramanuka uyu. Reka mbahamagare. Gusa mazagize baba. Ndakubwira ifu turaza kuturayivaho tutashye. Niko bimeze. Okay, bamwe bati jihad atahe, abandi bati jihad abambwe. Bamwe ariko abantu warebye umwana w'umuntu bro. Hasi mwandike jihad atahe, jihad abambwe. Mwandike muri comment. Abantu bose bakananga Eric ni muzima pe. Thank you Martin. Merte. Ndabasabye mumfashe munsubize. Jihad atahe, jihad abambwe. Akusaratana ibyago byose ari kuregwa kusimwagiye mara kubindi. Ariko se waretse ubwo buhetazi bwawe ko jihad ari butaye. Okatahe rero aburana ari hanze kunanga ibyo byabimushyize bya 12. Muheruka ari 9 ubu ni 12. Byaragaba dore hasi ariko abatindi muri abantu.
dore jihad abambwe dore n'ukuri kw'Imana ngo agume ariko abantu muri babi jihad agume atahe pe jihad ko narubiwe dore muri comment dore umunyarwanda dore kiremwa muntu bro dore ngo abambwe atahe ese we yamana yaragatswe nari ryamye ngabona yamana yaratatwe nari ryamye ngabona abantu bavuga ngo mu rugo rwo kwa yamana ngo barwaniye Justice for Eric urakoze hello umuntu wandika ngo abambwe wenda atari no muri showbiz ataramukomojeho abashingiye Kayole thank you none se abasibo bagenerwa bikorwa thank you bagenerwa bikorwa bro abana ko maflowers murakoze mutapinge skin kazi mu nkandeho ariko habuze umuntu ukora muri galeri ya God fata ko dusigaje iminsi mike ya mwaka byara mu mwankoreye muri galeri imfura z'abanyarwanda kibazo ntabwo mubaza urumva yo Eric nakora tekera ese buretse gato iyo bigenze kuri iri Eric kankubazi iyo korode ariko se kurya ari gusoma urubanza thank you muri karate urubanza rwa jihad si uyu munsi saa sita zuzuye utegereje iki ntegereje ko icyayi hanyuma nkagenda ubu se urubanza rwa saa sita nagenda nkaba nicaye ku rukiko okay nk'umuhanuzi nk'umukozi w'Imana jihad abambwe jihad atahe Yesu abamanwe n'ibisambo bibiri ku musaraba kimwe buryo ikindi ibumoso kimwe cyaravuze ati wowe nta cyaha wakoze twebwe turazira ibyo twakoze uyu munsi ndifuza ko twabana nawe ndifuza ko watwakira ubwami bwawe Yesu aramusubiza ati ni ukuri uyu munsi turabana kubwiza ukuri yuko turi bubane muri paradizo y'Imana rero kubera ko igisambo cyihannye kikababarirwa Yesu akakibabarira akagisha umugisha wo kubana muri paradizo byari ngombwa yuko babana muri paradizo ariko iyo kitihana cyari gupfana ibyaha muri iyi scenario igisambo ninde Yesu ninde iyi scenario igisambo ni icyaha jihadi n'umwana w'Imana ubutinganyi bwose buriya amaze kwicuza akavuga ati sinshaka ubutinganyi Imana maze kubona ibyaha ndi kumwe n'umutinganyi hano witonde babyita abasangirangendo Kenzo ndi kumwe n'umutinganyi hano ntabwo ndakubujije n'abasangirangendo waramutse pastor makuru ndakubaza Eric nako Claude jihad nk'umunyarwanda ubwo butinganyi ubuzanye ute ko ari aho mubera abanyabyaha mwita abakozi b'Imana ubu butinganyi bwari ngombwa wowe na Semunga akavuga ngo ni umuti nuze Semunga akavuga ati n'inama tuzihuriramo z'abatinganyi Yes we koze yawe kasuka twagitinganyiwe kacikanyo ko biki simbyibuka Gasuko n'abashobora kureba arebye n'abakabakomeza kuba Kigali Gasuko ubundi yavuye mu Rwanda akaba yisubiriye muri Amerika barakifunga Gasuko mwamugiriye inama akaba avuye mu Rwanda inzego iyo zagutoza itoroshe kuri baramufunga kabisa n'abisubiriye muri Amerika bose mu Canada ni mwishura barakwifirira sinka guhamagare ariko ndumva mukoze urundi rubanza rutari urwo mwari muri kuvugaho runyurire nanjye nome urumva ikibazo rero abasangirangendo ngo arabatonze umurongo hariya ku rukiko uraba uri ku rukiko nkora y'iki ngewe ndagusaba ndabaza Claude uraba uri ku rukiko ndetse urashaka ko ajya kuba hosting urakoze urajyaho ngiye gusohoka okay ubwo turagutegereje uraza kuduha amakuru nimugerayo ntabwo nzi ko ari sasa hanyuma ikindi warumbaje ngo sabambwe ngo cyangwa atahe ntabwo yabambwa niyicuza nasanga hari amategeko namugaragariza ko ari ibyaha yakoze akicuza agasaba imbabazi
ubutabera bw'u Rwanda gutanga imbabazi. Nibigaragara ko hari ibyaha yakoze nawe ubwe agahakana ko adashaka kugira ngo ahereze agaragariza ubutabera guca bugufi, icyo itegeko riteganya ubwo niryo rikizi. Kuko njye ntabwo navuga ngo simpanuye ngo arataha cyangwa ntataha. Kuko njyewe ntabwo ndi ubucamanza, sindi n'umutima wa jihad. Urakoze cyane. Igisubizo cyanjye nicyo Godfather. Bye. Urebewe. Kurode nari ndi Jihad bamwe Jihad atahe. Kejon arataha, Kejon arabambwa. Pazo arataha, Pazo arajya mageragere. Mutera inzuzi. Ese no baramagara hamagara punditi, hayo ni punditi. Punditi ni yamaye makuru kuri. Uretse gato. Punditi ni uretse gato. Gutese muhu ko numa wabyukanye ururimi rukakaye. Manza wumve urakoze. Nahamagare tugende twiyumvira nese ko numiwe. Punditi nyamunsi. Muponyonyo abashu. None Muponyonyo abashu. niyo byamubaho iriya duraga zayo nuko wishimye nkaho Jihad niba mumanura uri bujye gufata kagasonga bugari. Tuzakamukira urakoze. Abari kwandika ngo nazo mageragere bagiye gukora ibiganiro nafata ku mavuta. Nasanga igihe cyo kwanda allo. Ariko ko mageragere abatiganye bashiriye mageragere. Nibagiye kuba bakorera nyine allo. Semuwa ubyutse nabi bro. Erega semu urumva gazi mwana tapinge screen mwako byaranwe mutapinge screen. Nkahashingiye wagira ngo uri gushingira. Mwatapinge screen mugakora kuri yogoro mugakorwa mu nda n'inyabutongo mu. Ayiwe reka niryame. Wow, ariko shobora ryamageze ko. None se nani Erim? Oui. Wowe hiyo kuzaya gusura abantu imageragere. Ariko ndikureba reka agiye gusura Jihad mageragere. Nze gusura. Uzamusura iri? Hari umuntu wanditse ngo zamusura ngewe. Ntabwo mwifurije ngo najyeyo ariko najyeyo nge nzamusura. Uzamusura kubera wishimiye ko yagiye ariko. Oya nzongera no gusura n'abandi bantu nawe musure ko nzi amazina ye nyakuri nyine nzamusura. Ubundi mubwete wa mwana we nyumva kera 2019 ntango umuntu wawe ugejeje hano nakuzamuye kugira ngo utere imbere namwe nakuzamuye ngo usebye abantu batuke ngo kugira ngo umenyekane. Urakoze mwibutse turibuka bagufunga Philipita ukamara icyumweru kuri Lagarette. Sinjye bagusaba imbabazi bagiye kumanura usebye Philipita cyaye bakagushyira ku gihe. None dore umuntu waranze urakuze umuntu wa 2019 bakugejeje. Kugira mbere y'umudega kumucyurira kuko ashobora gutaha ukajyayo. Nkajyayo se bariyo mbarushye ariko sha mwarasaze. Ubwo ko ariko naboneze ko. Ibi bintu bimeze nka kwa kundi kumva ngo Godfather yapfuye. Uravuze? Urumva Godfather yapfuye ni mpaka tugere kwirimbi tubone koko kitakabarisize. Ntabwo tugiye kureba ko atatuzukana. Ariko se wakinwe waretse kuntanga aho uruzuka dushaka kundi rutanga. Katugutanga urugero Godfather wigiza kasongo yuko wapfuye ukandeka urangitse ntwara he ubona afite gahunda yo gupfa. Uzapfa. Divine thank you. Waretse tugapima. Divine thank you. Waretse tugapima bamaze kuyi. Oh Divine merci beaucoup. Reke dupfigarire bamaze kuyikoramo. Urumva? Okay. Babonye Karoze mwakoze kuri Maturoze nukuri mukomeze mu mutinya barasanya cyane iryo ryamiri mu mutinya barasanya guys ubundi indabyo pe urabizi ko twege asanya nyine dukunda indabyo. Najyaga mbona ku kibuga cy'indege bazikuzanira. Warabibonaga buri mwe wese yabaga rufite umuntu wazimutwarira afite umuba wazo. Umuntu wazimutwarira mbere ni Jihad. Murakoze. Yesu indabyo barazimaye rero ngo Dark thank you Delphine thank you. Ukuri kumana mu nkuru mani mwagiye muri ubu ko hano ntago ariko sigaye dufatanye bamaze kumpara ruko. Eric o Canada
Eric au Canada. Merci beaucoup. Mama indabyo Eric au Canada. abantu mwese Turabakunda turi bush. Turakakunda turi benshi. Jari ni exosemu. Jari mageragere turamwiteguye ndagoro. Thank you very much. Turabyo nanjye ndi kutubona. Yego indabyo bikora ko zatumbagiye urakoze. Thank you Eric au Canada. Thank you. Nadine, thank you. Divine, thank you. Hello. urakankuriro karakantuza karakapati 101 agize umuntu Irene Murinda habiko yari amafaranga